Birangiye Kazungu aje ahangaha ku rukiko rw'ubutabera ku ngoro y'ubutabera ya Kicukiro. Iyi ni imodoka izanye Kazungu tumutegereje, iyi ni imodoka ya RIB imuzanye. Ubwo rero ureke turebe neza uko biri bugende, twemerere turebe dukurikirana aya makuru tuyabagezeho yose uko bigenda. Wakurikiye aya makuru ugomba kuyabona. Kazungu arimo ahangaha aje muri iyi modoka. Kazungu Kazungu rero akaba arajyanywe, yinjiye mu ngoro y'urukiko. Ubwo reka dutegereze imyanzuro, hanyuma turi buze kubagezaho imyanzuro yose uko iri bugende. Rero niko Kazungu ajyanywe, hanyuma turaza kubabwire uko ajyanywe, turaje rero dukomeze tubabwire imyanzuro y'uko byagenze. Bata we ku makuru y'ukuntu byaba birangiye, ku makuru aho mukomeje kumva imodoka muri korutege ya Kazungu. Tumaze kumva umwanzuro w'urukiko bwana Pastor Claude, nawe wari uri mu rukiko, wakiriye icyemezo cy'urukiko? Murakoze cyane. Mu by'ukuri icyemezo cy'urukiko uko nyakiriye ntabwo ari igitangaza. Wese twari dutegereje kumva Kazungu arakatirwa cyangwa se ni icyo gihano urukiko rumuha, ariko basoma ibyaha 10 byose bavuga ko Kazungu abyemera. Muri uko kubyemera rero bigaragaye yuko yakoze ibyaha bikomeye cyane. Hanyuma urukiko, umucamanza cyangwa perezida w'urukiko waburanishije urubanza yemeje ko yanzuye ko Kazungu afunga iminsi 30 y'agateganyo kandi agafungirwa muri gereza nkuru ya Kigali. Ubwo ni ukuvuga ngo ni Mageragere ari gereza nkuru ya Kigali dufite mu mujyi wa Kigali. Ni icyemezo cy'ugushimisha se wowe? Ntabwo none se nkubwiye ngo ndanezerewe? Ntabwo nezerewe, urumva? Ntabwo nezerewe kuko ibyo Kazungu yakoze. Rero Kazungu Bibiliya avuga ngo mbese urashaka udatinya umutware kora ibyiza, urashaka gutinya umutware kora ibyaha. Uvuga ngo ukora ibyaha ni uwa Satani. Kazungu rero ni uwa Satani. Ubu rero nagera Mageragere hari igihe azaryama ahindukira atekereze yumva ahantu hari ikibazo atari ku bundi hano hari kubera iki. Hanyuma icyo gihe rero ntabwo tubizi ngo bizagenda bite, ariko kandi umucamanza ashobora avuga ko Kazungu yababwiye ngo mubwire nibareba nabi uzabarengana, uzabacika. N'umucamanza wabivuze
hariya bivuze ko umucamanza rero yitwaye neza mu ijoro umucamanza mu yandi magambo umupira ufashe neza kuko Kazungu yaravuze ngo nimureba nabo umupira uzabacika bacika rero buriya Kazungu akaba ava mu modoka ariko hano agataca mu myanya y'utabana agacomoka akagenda sorry ndifuza rero ko muri aka kanya buri munyarwanda wese akwiye kugira umuco kubaha icyo bita amategeko umuntu wese agomba kubaha amategeko akubaha mugenzi we uko mubibona inzego z'umutekano zakajijwe inzego z'umutekano zakajijwe kandi Kazungu urabona ko ni umusore wijeya ntabwo ari umuntu woroshye ariko uko biri kose hano hari abana bize ikintu bita kombase mu bapolisi uburyo bumwe cyangwa se ubundi afite uburenganzira bwo kujurira mu minsi 5 urumva yajurira iki cyemezo cyangwa yakiriye igihano je mu rundi ruhande nta Kazungu ntabwo afite ikintu yajurira hano kubera yuko ahubwo Kazungu kubwe ngira ngo aravuga ati ibyo byose ahubwo giye ni mu njyana no burundu ibyo kujurira no kuburana kurabona Kazungu ntabwo afite ibyo kujurira iki abantu bakavuga bati twebwe tumufashe twamwicurubozo wahumva mu bamwe bavuga ati twamufariza ari bati yagenda cyo kaboko y'aganza we nka pasiteri wumva niba yarakoze icyaha kiremereye nka kuriya we wumva yahaga ikihe gihano gihe abazaba aburanye nka pasiteri bati jisho rihore rwirinde akazi kanjye nka pasiteri ni ukumusanga amageragere mu banyabyaha bagenzi be nkajya kwigisha hari icyo Rwanda hari ikigo gishinzwe gusanga abagororwa cyangwa abagororwa mu buryo bw'icyarundi bakabigisha bakabigisha iyobokamana bakabemeza bakababwira ko bakoze ibyaha ijambo ry'Imana rikabemeza ariko kandi ntabwo navuga ufite amategeko ateganya wandebeye wa muhigi yarari mu rukiko yagiye ahubwo yongwe ntiyanga yongwe Gisano turi rero igasaro turi bisanzwe tumyamfata fraude abaturage ni benshi urabibona tugiye kubaza fraude gatoya tuganireho gato ko bari mu rukiko tubwire muri make uko byari bimeze oya jewe narindi mu rukiko umutekano wari wakajijwe kandi hano twari dufite chief inspector arasobanutse kuko umutekano mu by'ukuri ibintu byari bimeze neza byari barabara kandi ikindi umuyobozi wari uhagarariye polisi hano ku rukiko rwa Kicukiro wambaye ibirokoroko hari ku gatuza yavuze ati itangazamakuru ntabwo muhejwe muremerewe mwinjiye mukurikirana amakuru kugeza aho abana imyanzuro y'urukiko imyanzuro y'urukiko Kazungu agiye mageragere muri gereza nkuru ya Kigali nta yindi gereza nkuru ya Kigali dufite muri Kigali iminsi 30 y'agateganyo oya nk'umuntu utari uhari ukurikiye Gasaro byatangiye bite mbese nawe wita utoreza rero uko byari bimeze Sandrine umucamanza yabanje asaba abantu ko amafoto amashusho n'amajwi bitemewe hanyuma arumva niba amashusho n'amajwi bitari byemewe kandi nanije ntinjiranye ikaramu n'urupapuro urumva ntabwo nabitese byose cyakoze harimo kwica umuntu ku bushake icyaha gikora mu bushake kigatunguranye hakaba harimo guhisha umurambo hakaba harimo ubwinjiracyaha kwinjira muri telefone y'umuntu kuko telefone y'umuntu bitaze abagabo n'abagore rero abagore bakunda gufuha bakajya muri telefone z'abagabo umugabo azakureka bakujyana mageragere imyaka natumvise hanyuma n'umugabo nawe ukunda gufuha umugore azamureka bakujyana mageragere imyaka ni imyaka ubwinjiracyaha kwinjira mu gikoresho cy'umuntu atari guhereye uburenganzira hanyuma ikindi harimo kwangiza inyubako y'umuntu numvisemo na turatsinze Eric hanyuma gusa icyo nabonye cyo ni kimwe urukiko rwemeje ko Kazungu yemera ibyaha ariko ntabwo twumvise ko abisabira imbabazi hanyuma nanone urukiko rwavuze ko Kazungu yavuze ko icyatumye yica abakobwa ari uko bamwanditse se ariko kandi uhindukiye inyuma umuvugizi wa RIB Dr Mangira Bitseri yavuze yuko Kazungu abeshya muri RIB yamupimishije bagasanga nta sida rero Eric ni umutungo
bya bindi bivuga ngo hari abapfuye bahagaze. hanyuma nk'akazungu rero waje yisekera cyane utubonana n'ikintu uyu munsi yasutse kuremeza ubushobozi Kazungu rero wabibonye hari gushaka umusore winjiye afite umujinya mwinshi arimo arajya kumusigira polisi imusubiza inyuma musore kubera ko yishe mushiki we kandi urumva ko byari ibintu byari amarira ni ibintu bibabaje ni ibintu bitari byo kwishimira mu by'ukuri mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ahubwo ngewe ndasaba urukiko ubutabera uzajyane Kazungu mu kumuburanisha mu mizi bamujyane mu Busanza aho ibyaha byabereye kugira ngo abaturage bo mu Busanza bamenye imyanzuro yafatiwe Kazungu. imyanzuro nyine ukagerageza Kujya amageragere ni kimwe no kuburana mu mizi n'igihe ubu ni iminsi 30 azaburana mu mizi icyakoze kandi afite iminsi 5 yo kuvuga niba hari ikitamuzi. urakoze cyane Urakoze cyane Gasaro TV na Zamuka TV.